jewe mu kuvuka kwanjye navukiye ahantu mu bana tudahuje papa. Wa mugabo yaragiye n'umugore we mama basigara muri rwa rugo. Amaze kurusigaramo ubwo mugabo wabo aramwinjira nyine barambyara. None bakajya bafata bankubita akambwira ngo nibaze banshore banjyane kwa papa. Ariko papa nawe akaba hari nko kuvuga ngo araho ngaho ariko natanyemera ngo yerure. Nk'abondi hagati ugasanga nabuze kwa mama nabuze no kwa papa. Ati rero nakuboneye umugabo atuzaze ngo ushyingire. Ajya kunkangisha gafata nk'icyuma akakirambika aho ngaho akambwira ati njyewe ngiye kugusiga mu isi wisigariremo, ariko afashe na cya cyuma. Legacy TV undi munsi indi nkuru. Didi Wise kuri mikro ya Legacy TV. Kurundi ruhande turi kumwe na Isa Rurangwa. N'umunsi utoroshye. Twasuye uyu mubyeyi yitwa Maria Mukasinayobya. Afite ubuhamya burebure, afite inzira y'ubuzima itoroshye. Niba utarakora subscribe bikore nonaha, like, share, comment bidufasha no kugera ku bandi. Reka twumve ubuhamya bw'uyu mubyeyi. Uyu munsi turi kumwe n'undi rero, amazina yanyu? Mukasinayobya Maria. Yitwa Mukasinayobya Maria. Yego. Mukasinayobya Maria. Yego. Yego, twagusanze rero ubasubiza gataro. Hano mu kano kazu utuye. Yego. Ubundi byagenze gute kugira ngo ugere aha mabyiruka y'amavu n'amavuko ugiye gute wisanga muri Kigali byagenze? Jewe mu kuvuka kwanjye navukiye ahantu mu bana tudahuje papa. Babana rero bari batatu. Narinje ubu twese hamwe turi batanu. Babana rero bakajya bandwanya ngo ningene njye kwa papa. Nasanze mvukiye mu bana tudahuje papa. Bo bari bavukiye iwabo ariko njye mavukira atari kwa papa. Babana rero naje kwigira hejuru nko mu myaka 6 bakajya bandwanya ngo ninjye kwa papa. Dusubire inyuma. Uvuka hehe? Wavutse rya Karere ni Nyamagabe, umurenge wa Cyanika. Umurenge wa Cyanika. Hanyuma ufite ababyeyi bombi? Barahari ariko ntago babana. Utangira tubwira ati abana badahuje papa ngo byagenze gute, bisobanure neza mu magambo. Mama yashatse umugabo, amaze kumushaka barabyarana abana 3, ashaka kumuzanaho undi mugore. Hanyuma we bamusore bamwirukane. Hanyuma leta yaraje ifata mama imuhamisha muri rwa rugo rwari barimo, ibwira umugabo we ngo agende ajye kuzanira umugore hirya. Wa mugabo yaragiye n'umugore we mama basigara muri rwa rugo. Amaze kurusigaramo ubwo mugabo wabo aramwinjira nyine barambyara. Mvukira aho ngaho muri babana tudahuje. Ubwo rero ngeze nko mu myaka 6 barandwanyaga, mama ahita amereza undi muvandimwe njya kuhaba. Ntavuye
ndaza nongeye ngarutse mu rugo, nagarutse mfite imyaka 9 banjyanye mu ishuri kubera n'ihungabana na bwa buzima nari ndimo. Ubundi rero yahise njye muri rya shuri sinabashije kujya niga neza, hanyuma nasohoka muri rya shuri kubera no guhungabana, nkahita nsohoka njya mu isoko. Iyo nasohokaga saa 10 nasohokaga njya mu isoko kurangura ibitunguru, nkaza nkabicuruza, nkigurira ikayi, nkigurira ikaramu, nkigurira umwenda. Hanyuma nasubira muri rwa rugo bakanyirukana, ngiruka mbese nisanga mba ahantu ku gasozi. Najya ngaruka muri rwa rugo abana bakanyirukana. Ubwo rero niho nahereye nzi Kigali. Ese kubera iki wakoraga iyo mirimo yose aho kuri uwo muvandimwe wa mama wawe bari barakujyanye? Umuvandimwe yari inshuti, aramuma ndagenda ndahaba mu buryo kugira ngo mve muri babana kuko barankubitaga, nko mu buryo bwo kumpungisha. We hari ubwo yaguhohoteraga kugira ngo oya, kwabaga ari nko kumfasha, kugira ngo arebe yuko bacogora. Kurumva nari mvukiyemo, uwo yaraje ari nk'umwinjira, mbega niko nabivuga. We nk'umugabo hari ibyo yaguhohoteragamo? Mama Oya, uwo mugabo nyine wari winjiye? ntago umugabo yavaga mu rugo iwe araza yinjira mama, noneho barambyara. We aturutse mu rugo nawe yari yubatse, yari afite urundi rugo. Abo bana bakuru bawe nibo bakurwanyaga? Barandwanyaga. None se mama we ntabwo we yakurwaniraga ishyaka mu bana be? Yandwaniraga ishyaka nyine, akashaka aho njya kuba mu buryo kugira ngo abankure mu nzira, ko barankubitaga. Ni nk'iyo yabaga atari mu rugo barafataga bakankubita, nkurira muri ubwo buzima. Noneho bakajya banabimbwiraho mariya no kumenya ubwenge. Urumva navuye mu rugo mfite imyaka 18. Noneho bakajya bafata bankubita bakambwira ngo nibaze banshore banjyane kwa papa. Ariko papa nawe akaba hari nko kuvuga ngo ari aho ngaho, ariko natanyemera ngo yerure. Nkaba ndi hagati, ugasanga nabuze kwa mama, nabuze no kwa papa. Bonye bincanze ntangira gushakisha akazi Kigali. Akazi ndakazaho, habonetse mama arakandangira, yavuganye na mama bavugana igiciro, ndangije nkazaho. Kari akazi bwoko ki? Ko mu rugo. Icyo gihe bagwembaga ngahe? Ni ryari? Ni 3,000. Ari muhe mwaka? 2,000. Icyo gihe wari ufite imyaka ingana? 18. 2,000. Se wari ufite imyaka 18, ubu ufite imyaka 40? Wenda nshaka umwaka nawibuka neza. Ntabwo umwaka ntawibuka neza. Gusa icyo nibuka nuko naje mfite imyaka 18. Kuko no kwiga sinigaga neza. Urumva nisabiraga buri gikoresho kimwe cyose kukigurira, kandi nkakigura mvuye hehe no gucuruza na bya bitunguru mu isoko. Kubirangura rero nagendaga saa 10 nsohotse mu ishuri, cyangwa se saa 6 mvuye kwiga. Ubwo kwiga rero, ubwenge bwo kwiga numvaga butandi mu mutwe. Ubwo mpita niyizira mu kazi ko mu rugo, ntangira nkorera 3,000, ndangije ngera kuri 5. Ngeze kuri 5 ubwo nujuje imyaka 20 nabaga mu gipangu cy'umuntu, sinasohokaga. Umuntu rero twaganiraga w'iwacu nawe arambwira ati, ari nawe wari wakanjyanyeho ako kazi, ati rero nakuboneye umugabo, atuzaze ngo ushyingire. Nabimushubije namubwira ati, ntago ngewe naje gushaka umugabo, naje gushaka amafaranga. Ntago umugabo najya kumushaka, nzamushaka ngeze mu rugo iwacu, nsubiye iwacu. Ubwo byabaye ngombwa ko nsohoka igipangu. Rero nsohotse baramfatiranya ati ngwino nkwereke wa muntu. Ndaza ndamureba, murebye mwitabye ati ndashaka ko tubana. Ndamusubiza ati ntago igihe kiragera. Ndamubwira ati numvise akomeje kumatiza. Ndamusubiza ati rero
reka nzabanze mve mu rugo nimara kuhava hanyuma nzaza ngo usubize. arambwira ati uzajyayo tubana nguhaye n'ibyo ujya kubasuhuza. Byaje kurangira rero wa muntu musanze ndagenda turabana n'umugabo w'imyaka 55. yari umugabo mukuru. Mpageze rero nsanga ntago yari umugabo wari ufite gahunda yo kubaka, ahubwo yari kwa kundi kuvuga ngo umuntu yishakira umuntu yegereza aho ngaho namara kumuhaga amuta aho ngaho. Twabanye amezi 5 n'igice. Muri ayo mezi 5 n'igice ntago nari mbanye nawe neza. Ubwo icyo nakoraga cyose yabaga ari umuntu umbwira ati nimba ngiye kwishakashakira nk'utwo tubaga ngo nducuruza, akambwira ati icara hanga cyangwa nicare uzantunge. Ubwo nahicara rero ajya kunta, yantaye nta kintu mfite mu nzu. Inzu ibintu arabipangura abisubizayo arabitwara. Amaze kubitwara nanjye rero ndatega njya mu rugo. Iwacu banyoheje tike mpita ntaha. Ndagenda yandi ari ifite amezi 5 n'igice mbaho ngaho mu rugo. Urumva hari ku ikosi, urumva si mu rugo nari nsubiye, umva ukuntu nari narahavuye. Ndangije rero rwa rugo navuyemo ndasubiramo ntwite. Noneho nawe urabyumva ukuntu noneho nari ngiye kubaho, nkomeza ndwana n'ababana. Noneho rero ntwite na yanda aho mariye kubyarira bakajya bakomeza bakanyirukana. Noneho umuhungu wa mama noneho agafata umuhoro ati hoje ngo shore ngo ushyire so, ati cyangwa usanga umugabo waguteye inda. Nuko mumeza mbaye aho ngaho nihanganye. Urumva hahoraga abayobozi, umva yahagurukaga hahitaga haza nk'irondo kuko ari jya bikoraga ari nka nijoro bakaharara. Ndarira wa mwana ageze nko mu myaka 3 ndongera nanone musiga mu rugo, ndabateka mbe mwinambara ndamusiga. Ngaruka nshaka akazi ko mu rugo ndagakoze. Hashira amezi 3 ngasubirayo nkajya kureba umwana. Kugeza amaginga niko nari ngikora. Ahangaha naje kwakodesha ejo bundi muri Guma mu Ntara. Naje uriya mama twari turi kumwe niwe wabanje arancumbikira akazi nari njeho. Ubwo nje gukora tunaniranwa rero ari Guma mu Ntara. Ndamubwira ati ncumbikira ndebe ko Guma mu Ntara ivamo, aho kugira ngo ivemo hahita hajyamo Guma mu Rugo. Niko kuza nshaka kano kazi, yishyura 6,000. Aka kazi umureba akamatera ndyamaho nakumuturanyi yantije, nta n'ishuka ngira yo kwiyorosa. Ubwo rero ndikumva n'ikintu mfite ku mutima nukuba narabayeho mfite ababyeyi bombi, ariko hose nta na hamwe ngira mbarizwa. Noneho hakakubitiraho icyo kibazo cy'umwana waziyeho nawe atafite ahabarizwa. Papa we nagerageje kenshi kugira ngo umenye ahantu aturuka, yarahamishe akajya amisha n'ibyangombwa bye mu gihe tubana. Nahinze ntandukana nawe ntaramenya ibyangombwa by'ahantu abibika. Yego umwana ubwo yaranditswe ariga agize igihe kingana iki? Mwana agize imyaka 10 namwiyanditseho. Ndangamirere ninjye wamwiyanditseho. Gara papa we nanjye ifite nimero ze, nkamuhamaga nkamugate se uyu mwana bimeze bite basi niwanamwandika? Akambwira ati tuzamwandika. Byaje kugeraho ubwo rero umwana akomeje kujya arira ahamagara papa, amuhamagaye ati se nk'uyu mwana urimo guhamagara basi wamwiyeretse akaruhuka umutima. Papa yarambwiye ati tega umuzana i Kigali. Maze gutega kumuzana i Kigali naturutse i Nyamagabe zarirandinda ngera aho mujyanye akirira. Nageze handi nari ngiye, ubwo nagendeye mama twakodeshagaho niho nagiye nduhukira. Tugaruka inyuma gato tubwire kuri rwa rushako nyine, rwa rushako umugabo nyine
murashakanye ngo yari afite imyaka 55 cyangwa ubu ngubu nibwo afite imyaka 55, ariko noneho nshaka mu buryo ataragamije kubaka urugo. Noneho mageze 20. ubu ufite 31, ubu wafite 60 n'itandatu cyangwa n'irindwi. Ni umuntu ukuze koko. Okay. Ngo mwabanye mute? Uburyo twabanagamo nabi nyine, wabona umuntu uba utagushaka, umuntu wakuzanye ari ukugira ngo yikemurire ikibazo cyiwe, ariko njye nkaba nzi ko numva nyine nashatse, urumva nagiye nasize iwacu abakobwa bajya gushaka abagabo bakubaka, ubwo nanjye numvaga ko ngiye gushaka, ariko mageze rero akajya nserereza. Ubwo ngubwo kandi n'igihe ngenda hanze akansohora hanze ati sohoka mu kantu kadafashe, nkahasohoka mu buryo bwo gushaka amahoro ngo nakubitwa na yanda. Biza kugeraho twari ducumbitse arahanyimura tujya ahandi tugeze ajya kunkangisha, agafata nk'icyuma akakirambika aho ngaho, akambwira ati njyewe ngiye kugusiga mu isi wisigariremo, ariko afashe na cya cyuma. Ubwo rero ngiye nabireba kubera naryahahamuka, naje no kubyara, biba ngombwa ko nsubira kwivuza kubera hahamuka. Narahahamutse ntwite. Byakubiteho rero nuko nabayeho muri bwa buzima bikubiteho nubwo mbayemo ntwite, nahise njya kwa muganga. Ngize amahirwe mbona umutima uragabanutse, undi yarampaburaga cyane, nanjye natekereza hano nzasubirana yanda, nkumva harancanze. Ariko nasubiyeyo nkomeza mba muri iyo rwaserera. Ku bw'amahirwe b'abana barashatse, ubona hasize umwana, uretse ko mama byaje kugera habimumye, ubu ndaza nkapagasa udufaranga nkabafasha. Urumva yarangije guhuma, ni ukumusigira wa mwana ko mama yarambwiye ati iso nguri ariko nta kintu yagufasha, genda wowe ujye ukora hanyuma urebe uko uzarwanaho umwana wawe, ntaza no muri ka kazi ko mu rugo nyine bikananira. Ariko noneho areba ko korona yamfatiye inaha ngaha, ntafite n'aka kazi, aha nahaje mfite 20 mbikodeshamo, nshaka aho kuba byo gusa, ariko byo kuryamaho n'ibyo kwiyorosa ntabyo naguze. Uretse umuvandimwe agize gutya amuhereza akantu nihengekaho, ariko ntabwo niyorosa, mfata igitenge nkiyorosa. Ibijyanye rero n'ukuntu mukora akazi ko kuzunguza, byo mukora gute? Murangura gute? Mucuruza gute? Bigenda njyana 2,000, nkagenda nkabiranguza, nkaranguramo ibintu by'imboga, ndafata dodo ngashyiraho inyanya, ngafata intoryi, nabona n'ibijumba bya 500 nkabirangura nkabishyiraho, nabona ishu rya make nkarangura ngashyiraho, nkikorera nkaza. Ariko akaye n'igihe ucuruje ugahomba ukagaruza bya 2 wajyanye gusa, wajya kurya ukarya muri cya gishoro n'undi wazindutse ujyana. Kurya rero biragoye, no gukodesha inzu biba bigoye. Mu bushobozi umuntu aba afite urabona ko kurya biragoye. Ubu nyine nibwo nari ngarutse, ntabwo ndarya. Ese nibura icyo uri burya? Nari nguze uturayi hariya twari dusanze, mfataho ubundi ndabikopesha, ndababwira ati ejo nzabazanira. Hari igihe umuntu yacuruje uno munsi bikanga, ejo aragenda wenda kandi n'igihe abona amafaranga wikopeshejeho ukabasha kumwishyura. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ubuzima bugoye cyane, ni ukwihangana. Nuko none se nk'ubu ngubu wowe ugira inzozi, ugira itekerezo cy'ukuntu ubuzima bwawe bw'ejo hazaza bwagenda? Ndabitekereza. Use wumva uri nk'ugira icyo usaba cyangwa ufite nk'abo wasaba, umva wabasaba iki? Nabasaba nk'igishoro nkajya gukora, nkakora nk'ikintu nyine cyanzamura, nkabona aho kuba, nkabona icyo kurya. Ese urumva nk'igishoro cyo kuba nacuruza
nkacuruza mfite ahantu ikibanza, wenda nkacuruza nk'imyenda. ibyo byatwara nk'angahe? Byatwara nka 600. Ikibanza kirimo no gukodesha aho waba utuye birimo Kurya. Yego. ujya ukumbura umwana wawe? Ndamukumbura nkajya no kumureba. Ufite ubushobozi mwabana? Twabana. ese ubu ngubu ko ukiri muto wumva washaka umugabo? Namushaka kuko urabona narifashe mu buryo bwo kwanga kwiyandarika, nubwo mba ndimo nkora gutya ndifata kugira ngo na wa mugabo mubonye namushaka. Bijya bimera gutya muri aka kazi kuntu muba mwazindutse amasaha 10 mukagenda ahantu hose n'amaguru, ahantu mutuye ni kure, mukazagera za iyo ngiyo zanuze za Nyabugogo, nta bizazane mujya muhuriramo wenda n'abasore babafohotera bafata ku ngufu, ababambura se ntabyo mujya muhuriramo nabyo? Iyo uzindutse cyane hano hose baba bahari. Hari n'igihe utinya no kubyuka, mu nzira hose baba bahari, abatera ibyuma, abambura baba bahari, tugenda duhura nabo. Bigenze ute kugira ngo bataguhohotera? Barindira bugacya. Ubu dusigaye turinda bugacya kuko byarakomeye. Inzego z'umutekano se zibikora? Iyo ubyutse saa 10 uba ufite ubwoba ko uhura nabo. Inzego z'umutekano zibikoraho iki? Baba barimo barinda umutekano, ariko igihe badahari urumva ugahura nk'umuntu hano wenda abo batahari batari nka hano, ugahura nawe arakwambura. Ushobora kuhagera bo bahatirimutse. Hari igihe kigeze kigera ibyo bibazo wagiranaga n'umugabo wawe ukabiganiriza abashinzwe umutekano cyangwa se inzego zishinzwe kurwanya ihohotera bakagira icyo babikoraho? Bitewe n'ubuzima nabyirukiyemo, umva nagiye mpura n'ikibazo, nk'abo bana bakanyirukana, bamara kunyirukana hakaza nk'abayobozi b'umudugudu bakahaba n'amarondo n'iki, bwamara gucya bakigendera, nkabona babifashe nk'ibintu nyine by'amafuti bidafatitse, mbese bakabigira ibyoroshye, gutyo nkahita mbura uwo negera kuba namuganiriza uko mbayeho n'ubuzima bwanjye, bitewe n'uko nabo ibyo barebaga batabikurikiranye. Nanjye ntibigeze bankurikirana, ubwo nanjye najya ndeba umuntu nakwerekezaho nk'icyo kibazo ngo mbe namuganiriza nyumve nkamubura, nkabaho gutyo njyenyine, nkumva n'ipfunwe mfite kuri njye n'umutima wanjye. Ndetse rimwe na rimwe najya mbitekereza nkumva mfite ikiniga ku mutima wanjye, n'igihe mbitekereza nkumva ikiniga kiraje, amarira araje bitewe n'ubuzima nagiye mbamo kugeza izi saha nkiburimo. Yego. No kwihangana, ukomeze wihangane, Imana izaca inzira kandi inzira z'Imana ntabwo zibarika. Ujya usenga? Ndasenga. Ubwira iki Imana? Bisaba amahoro n'umutekano, ibindi irabyimenyera Imana. Ko ibikureba ntabwo ari ngombwa, Imana yonyine irakurinda. Naba ugiye guhura n'urugamba, rwa rugamba ugiye guhura narwo ibirureba igucira inzira, wowe ugomba gucamo ntuhure narwo. Wenda ukaba wabona ikimenyetso cyarwo, ariko ikakurinda kuba byakubaho. Kuko numva nka musaza wanjye kuri mama hari igihe yazanaga umuhoro, akaza yirukanka ati nje kugutema, nkamukwepa nyine ngahunga. Urumva umuntu ntiyaza gutyo ngo ureke guhunga,
namara guhunga nkava muri rwa rugo nkagaruka ari uko yacururutse, sinzi ngo icyabimuteraga ni igiki, ariko gusa bakandwanya bambwira ati hoje ngushorere ngushyire kwa so. Ariko agahinda nagiraga aho kwa papa twabaga twegeranye, iyo nduru yahaguruka kuvuga ni ukuvuga ngo bo bajyaga nko munsi y'urugo bakaza bakumva rwa rugamba ndiho, bakanyaruka bakisubirira aho ngaho, nanjye nkaguma aho ngaho. Icyo nakoraga ngiye gusa cyabaga ari nk'icyo guhunga urugamba nk'urwo rwazaga, gahunga nkagaruka yandura ihosheje. Kandi n'igihe yaje aturutse iwe akaza akabwira mama, agakomanga ku rugi nko mu ma saa 8 z'ijoro, akabwira mama ati igihe udashoboye kwirukana umukobwa wawe ngo agende kwa se cyangwa ajye ku mugabo wamuteye inda ahajyana uwo mwana, nta mahoro uzagirana nawe. Mama rero nta kindi yakoraga, ni nko kumbwira ati yagira amahirwe akabona mbonye nk'ako kazi nkakazamo, aho niho yabaga atuje. Mama rero kugeza izi saha niwe dusigaranye mu rugo, ubu afite uburwayi bw'ubumuga, njyewe urwana nabyo ndabyimenyera ko njyewe ndi no mu cyiciro cyanjye n'umwana wanjye ntago ndi kumwe nabo, kuko nabaga ndi kumwe nabo urumva ntibatanga mituweli, bati njyewe ufite umwana nimbarihire kandi bwa bushobozi ntabwo mfite. Ubwo rero bwo gushaka icyiciro cyanjye ndakibona nkajya ndihira umwana mituweli, uretse ko ubu ngubu nayabuze ntayabonye, nahise mpura n'ibizazane byose. Gusoza wenda akabazo k'amatsiko, ubuse muri iyi minsi ukunda kubona ko ubuzima buba bwaragoranye, nta kuntu nk'umugabo wajya gushuka yagushukisha nk'amafaranga mukaryamana? Ntaho mpurira nabo kuko simba nabahaye umwanya, oya ntaho mpurira nabo, ko njyewe urumva nkimara guhura n'icyo kibazo nahise numva muri njyewe ntagomba kujya mvugana nabo. Ubwo nahise mbona icyiza cyabo, numvaga ko umuntu ukuze aba ari umuntu uzi ubwenge. Nkimara guhura nawe mfite iyo myaka, nta muntu ushobora kunshuka, kandi uretse icyo twaba twumvikanyeho, we uri nyiri ubwite nanjye ndi nyiri ubwite, tukiyumvikanira ubwacu, nta muntu wundi uteze kuzongera kunshuka ukundi, ntegereje kuzabaho ngashaka. Mana nibimfashamo nkabona umutima wanjye ukunze, tugashakana tukubakana. Hari abantu rero benshi badukurikiye, bazadukurikira cyangwa bashobora kuzareba ubuhamya bwawe, ni iki wabisabira? Gira icyo ubisabira ku musozo, hanyuma wumve donc kugira ngo niba bazabona ubushobozi bazajya. Urabona ikintu abantu bagomba gukora cya mbere ni ukwihangana nk'urugamba umuntu aba agezemo, warugeramo ntiyumve ko ugomba kwiheba, ngo wumve ko rwa rugamba rugukomeranye, wumve utekereje nko kwiyahura se, cyangwa wumve ko nimba yo mu buzima nk'ubu mbayemo ngo ugomba kwishora mu nzira z'ubusambanyi, wumve ko ugomba kureka kuba wakoresha amaboko yawe ngo ubone ikikubeshaho. N'inzara ishobora kukurya ukihangana, ariko ukirindira ubuzima bwawe, kuko nta muntu waza kukumenyera ubuzima bwawe. Uvuga nimero za telefone bashobora kugufata kugusanga? 0780 21 32 06. Komeze wihangane, Imana muri kumwe, ejo cyangwa ejo bundi ibihe bishobora guha ibindi bigahinduka, kandi nyine urumva n'umufasha yaboneka cyangwa se n'ibindi byose byaboneka. Imana nta kintu itakora. Wizera Imana? Ndayizera.